ariko Imana y'Amana iridiminga, y'Amana icungura, y'Amana izura, y'Amana ibeshaho ibitari biriho. Ibyo bintera kuvuga ku muryango, kuko ndavuga ngo niba imyaka 30 ishize Hortense akiri umubyeyi, akiri umugore, nta muntu n'umwe bitashoboka rwose. Imana ishimwe. Iyi nsanganyamatsiko rero dufite ibyiringiro n'iterambere cyangwa n'insinzi irambye ku bashakanye n'umuryango. Ibyiringiro n'iterambere cyangwa se n'insinzi irambye ku bashakanye ndetse no ku muryango. Ngewe icyo nahawe kuvugaho kiravuga ngo ese hari ibyiringiro by'ejo hazaza, any hope for the future. Hanyuma agakomeza avuga ngo how to restore broken marriages and families. Ese hari ibyiringiro by'ejo hazaza, ni gute wasana byuzuye, nicyo kinyarwanda cyanjye nakoresheje, ingo zasenyutse cyangwa se imiryango ishenjaguritse. Mu gifaransa aravuga ngo y a-t-il un espoir pour l'avenir, comment restaurer les mariages et les familles brisées. Ntabwo byoroshye, ariko nko nabivugaga, kubera Imana birashoboka. Ese hari ibyiringiro by'ejo hazaza, cyangwa se ni na gute twasana bigasanika rwose bikazuka bikaba redeemed, ni gute twasana ingo cyangwa imiryango isenyutse, ishenjaguritse, iri brise. Murabyumva iyo tuvuga imiryango ishenyutse cyangwa ishenjaguritse, tuba tuvuga ubuzima bw'abantu, si inzu. Ni umutima w'umugore umenetse, uvunitse, ubabaye. Ni umutima w'umugabo se ubabaye, ushenjaguritse. Ni umutima w'umwana se, ni umutima w'umubyeyi se utameze neza. Twibaza rero kino kibazo ngo ese ibyiringiro by'ejo hazaza birahari? Igisubizo twatanga ni yego. Imana ishimwe cyane. Ese ibyiringiro birahari kuri iyo miryango? Yego. Ese ibyiringiro twabibona hehe? Icyo mvuga njyewe aho byaboneka, aho igisubizo cyakunda ni kimwe. Ni igihe Imana ibonye muri uwo muryango umuntu wakira ibyiringiro byuzuye akuye muri Kristo Yesu, akemera kuba agent cyangwa se umuntu uhagarariye Imana muri uwo muryango, nibwo ibyo byiringiro bishoboka. Ariko Imana ibuze umuntu wakira ibyiringiro bizima muri Kristo Yesu, uwo muryango urasenyuka ukarangira, tukawubura, kandi atari bwo bwari ubushake bw'Imana. Twebwe rero abari hano, niba ugize umugisha wowe n'uwo mwashakanye mukaba mubaha Imana, murimo mwitoza kubaha Imana, Imana nibishimirwe. Ariko niba ugize ngiye kuvuga ngo ni igice cy'umugisha, ibyo bintu sindamenya kubikoresha. Hari umuvandimwe nari mwizeye ko ari buze, niwe tujya tubikorana none, ni yagenda bikora ngo asanzwe abikora. Nari mvuze ngo ibyo byiringiro by'uko umuryango wabaho ukuwe mu gushenjagurika, ukuwe mu kumenagurika, ukuwe mu kubabazwa, kandi nsimangira ko iyo tuvuga umuryango ni umuntu ufite umutima wahemukiwe, ufite umutima wababajwe, cyangwa se nawe wababaje, n'abana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo byiringiro bishoboka ryari? Iyo umwe muri uwo muryango abonetse, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umwana ku babyeyi be, yaba umuvandimwe kuri bagenzi be cyangwa ku bavukanyi be, ariko akaboneka akakira ibyiringiro bizima byuzuye bya Yesu Kristo, uwo muntu ahinduka igikoresho, ahinduka umuyoboro Imana icamo izuru uwo muryango. Icyampa rero ukaba uwo muntu, Imana ishimwe cyane, umuntu uhagarariye Imana muri urwo rugo, umuntu Imana yajya ivuga ngo mfite umuntu. Ubwo umuntu ahari, uriya muryango ntuzasenyuka. Ubwo umuntu ahari, ibyiringiro bizagaruka. Ubwo umuntu ahari, njyewe Imana nzakorana nawe, umuryango uzuke. Of course biravuna, ariko birashoboka. Kandi bishoboka, nkunda kubivuga, bishoboka atari mu kwihangana kwa Kinyarwanda, nako ni kwiza, ariko bishoboka birimo umurimo Imana yakoze mu mutima w'umuntu, hanyuma bigahinduka ibishoboka nyine, bigahinduka ibyoroshye, bigahinduka ibibashitse, bigahinduka ibiriho, birimo ubuzima bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibyo byiringiro rero Yesu yarabisezeranyije, ijambo ry'Imana rirabisezeranya ko ataje kudukiza bimwe muri ereri ikora. Ntabwo yaje kudukiza ibyaha gusa, atanga, Mana yanjye, ibyiringiro ku mutima ushenjaguritse, umutima uvunitse. Nkunda Bibiliya Kinyarwanda amagambo yakoresheje ngo ni imvune z'umutima. Ubundi umutima wakaba yari inyama utavunika, ariko umutima uravunika kubera imibabaro, kubera guhemukirwa, kubera gutenguha. Ariko mu byo Yesu yadusezeranyije akora harimo kudukiza imvune z'umutima.
ntakiza ibyaha gusa, ntiyagiye Golgota gusa ngo tuzajye mu ijuru, ahubwo adusezeranya gukira imvune z'umutima. Imvune z'umutima ntabwo tuzazikira tugeze mu ijuru, tuzikirira inahangaha. Imana irarestora, Imana irasana, Imana itanga umutima mushya, ugakira kwihangana kwa kinyarwanda. Muri Yesaya igice cya 61 umurongo wa mbere, Yesaya 61 umurongo wa mbere, ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Uri umugore ufite imvune z'umutima, uri umugabo ufite imvune z'umutima, uri umwana ufite imvune z'umutima wakuye mu muryango w'iwanyu, Yesu akiza imvune z'umutima. Mbibutse ko Yesu ntagira ibikabyo ngo abe arimo kudushyeshya ngo dukunde tumukurikire. Iyo aba adakiza imvune z'umutima nabyo aba yarabitubwiye. Yabwiye abigishwa be muri Yohana 14 ngo ngiye kubategurira ahanyu, ngo kwa data hari amazu menshi, ngo iyo aba adahari mbagize gute? Mba mbibabwiye ngo nimwirwarize. Iyo aba Yesu adakiza imvune z'umutima aba yaratubwiye ati nimwiyegeranye, mwirwarize, mwiruhure, mumarane irungu, mwitemberere, mwicare ku mazi ukuntu, mwirwarize mbese. Ariko Yesu akiza imvune z'umutima, kubera ko imvune z'umutima zose zikomoka ku cyaha. Uwaguhemukiwe yarasunitswe n'icyaha, uwakubabaje cyari icyaha, igikomere ufite cyavuye mu cyaha, abo tubabaza byavuye mu cyaha, byose bikomoka mu cyaha. Ariko Yesu akiza imvune z'umutima. Ikibazo nuko abarokore tutarimo kubyizera, tukumva hariho yadukiza ikintu, ariko ukumva umubabaro n'uwawe, ukumva uzabana nawo byiteka, cyangwa se ukumva uzawukira uko mugenzi wawe yahindutse. Nimba rero bazongera kuntumira, ariko ngufitiye inkuru nziza yuko ashobora guhinduka cyangwa ntagire gute. Ese ramutse adahindutse cyangwa agakererwa guhinduka, ubu uzabaho uri umupfu? Oya, Yesu akiza imvune z'umutima, akaguha umutima muzima, ubuzima bugakomeza. Kubera ko iyo utazikize urapfa, ugapfuka, ntubu w'Imana yakugeneye kuba we, ntusohoze icyo Imana yagambiriye. Iyo turimo dusengera abantu b'Imana bakoreshwa n'Imana, dusengera ab'ibyaha byakubise hasi, tugasengera n'ab'imibabaro yazimije. Ubu imibabaro yazimije abantu b'impano nziza zari zidufitiye umumaro mu rusengero, imibabaro irabazimya. Abagabo n'abasore bagomba kuvuga ubutumwa, abagore bagombaga ko abantu babaruhukiraho, bararambarara kubera imibabaro. Yesu rero akiza imvune z'umutima kugira ngo utazima, kugira ngo ukomeze uw'Imana yakugeneye. Imana ishimwe cyane. Arazikiza ngo pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Imvune umutima wabaye agasheshete. Kubera iki umutima uvunagurika? Nuko abo dushakana, yewe n'abatubyaye n'abo tuvukana, tuba twarashyizemo icyizere cyinshi. Muri iki kigutera kuvunika umutima ndi kubera icyizere cyinshi warashyize aho hantu, kandi koko dukwiye kukihashira. Se we washakana n'umuntu utizeye, wakubyaye cyangwa umuvandimwe wawe umufitiye icyizere, n'imvune rero zikaba nini kubera icyizere twashyize ahantu. Iyo umuntu akubabaje ari umugenzi wigendera, burya ntago bitindaho cyane. Yesu rero ibi ngibi yarabizi kandi umuti arawufite. Niyo mpamvu iteka nibaza, umuntu uvunitse umutima, umuntu uhemukiwe utari muri Yesu abaho ati? Usanga ashakira ibisubizo ahantu hatariho, agiye mu nzoga cyangwa mu busambanyi cyangwa muri shopping zitarangira, agira ibintu byinshi ashaka kuzuriza mu mutima we, ariko by'igihe gitoya bidakiza. Hanze ya Kristo rero, umuntu ufite umutima uvunitse nawe azavuna abandi, abishaka cyangwa atabishaka, abizi cyangwa atabizi. Bihinduka uruhererekanye rwo gukomeretsanya. Murabizi ibikomere byinshi abantu bagendana ntabwo ari ibyo bakuye mu kazi, ntabwo ari ibyo bakuye hirya no hino, ibyo mu muryango nibyo biza bikaba deep, bikaba bibi cyane. Bikomoka hehe? Ku muntu wazanye n'imvune ze zose n'imibabaro yose yagizwe, nawe agasanga ayihaye abandi, bigahinduka uruhererekane rwo kubabazanya no gukomeretsanya. Imana rero wibuke ko igukeneye, kuko kugira ngo ibyiringiro biboneke nuko hari buboneke umuntu nubwo yaba umwe. Wibuke imbabazi z'Imana, wemera ko Imana imukiza umutima kugira ngo ahinduke igisubizo cyo gukiza. Imana ishimwe cyane. Niyo wiyemeje, kuko wenda wababajwe cyangwa se wahemukiwe cyangwa se wakure mu muryango uri bikomere, ukavuga uti njye abana banjye sinzabababaza, njyewe sinzabakomeretsa. Ariko itakiri ibyiringiro bizima muri Kristo Yesu, ngo wemere gukira, uhinduka nk'ikibindi kimenetse cyagenewe guterwa amazi, ariko ntikibibasha, nticyabishakaga, ariko imisate iri hagati muri cyo ituma kitabasha gutwara amazi. Niyo mpamvu dukwiriye kujya
kwiga muri RN Ministries tukakurikira session zitandukanye zivura umuntu wacu wamwe imbere kugira ngo ne kuba ikibindi kimenetse cyashaka guterura amazi cyashaka kuba umama mwiza ariko kirabikura hehe se ko nacyo ari igisenzegeri ariko muri Yesu turakira tukaba bazima tukabasha gutanga ibintu bizima. Imana ishimwe cyane. Twemeranyije ko ibyiringiro biriho ariko aho ngejeje kumenya ubwo butanimenye ikindi nacyo nzakikubwira aho ngejeje kumenya nuko uwo muryango kugira ngo biriya byiringiro bigire nuko haboneka umuntu. Ese twasezerana tukuvuga ngo ngiye kuba uwo muntu, ngiye kuba umuntu uhagarariye Imana mu muryango w'iwacu, umuntu wazana Imana, umu agent w'Imana, umuntu uhagarariye umuntu Imana yacishamo kugira neza kwayo, byiringiro bikagaruka. Imana ishimwe cyane. Muzi ko Imana ikeneye abantu yatungira abandi bantu agatoki kuvuga ngo bikore nkuko kanaka yabikoze. Muzi ko abantu bagenda babingume. Mfite abahungu bakuru tujya tuganira bakamira mama ngo twereke imiryango ngo nkingahe ngo aho umugore n'umugabo ngo babanye neza muri bibazo biba bihari muhite mwibwira nyine environment biraho hafi ngo umugore n'umugabo baha Imana kimwe ngo bafite umwete wo gukorera Imana kimwe ngo batwereke ngo nkabangaho bazane nka rero tukabona nk'umwe ngasanga ntibamuzi ari kure tukabura undi shuti zima. Imana irabakeneye mwebwe abashakanye bakiri batoya, Imana irabakeneye kugira ngo ijye ibwira abandi bajene ngo nimurebe kwa kanaka, nimurebe na mbere na Katarina, nimurebe ba Pastor Tesera bamaze kuba bakuru imyaka irarutana niya batoya ariko Imana iragukeneye. Turahanga benshi twarakijijwe twizeye Kristo. Rero Imana iragukeneye ngo ube n'icyitegererezo cyiza mu bandi bagabo, Imana iragukeneye ngo ube icyitegererezo cyiza mu bandi bagore. Abatoya bakurebereho, niba ukuze abakuze bakurebereho bavuga ngo yego birashoboka ko twakubaka urugo rutari urwa kinyarwanda gusa ahubwo urugo rumeze nk'uko Imana ishaka. Rambere yatugiyeyo yaduhaye historique y'umugambi w'Imana ku muryango. Wifuze kuba uwo muntu. Turakomeje inshuti z'Imana. Ibi byiringiro turabikura hehe? Hamwe na challenges zitandukanye dufite. Nihe twabona ibi byiringiro igihe imiryango yacu irimo guca mu bihinyuza byinshi cyangwa se mu bihinyuza bigoye. Ibi bintu iyo tubivuga ntago twirengagiza ko no umuntu kuko kugira ngo umuryango uce mu bihinyuza uce mu bintu bigoye hari abantu barimo barira, hari ahantu hari amarira, hari umugore cyangwa umugabo bababaye, hari umwana se ushobewe, hari umubyeyi se ushobewe, hari umuntu ubabajwe wahemukiwe byiringiro bye byahinyujwe. None se biragaruka gute? Byiringiro arabikura hehe? Arabishobora ati niyemerera Imana birakunda. Hari icyanditswe kiba muri Korinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 14 no 15 bisa nk'ibigoye ariko udushobozi yabijemo bihinduka ibyoroshye. Abikorinto ba kabiri 5:14 na 15 Bibiliya yera haravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata. Nshuti z'Imana, urukundo rurabiha cyangwa ruraryoha? Ruraryoha. Ibintu by'urukundo ntago babyihanganira, biba bitemba biba biryoshye. Ibintu rero tugiye kuvuga bikorwa n'urukundo rwa Kristo rwageze muri twebwe. Ntibihinduka ibivunanye, ntibihinduka intambara. Urukundo rwa Kristo ngo ruraduhata, ruraza rukatwuzura, rukagira ibintu rukorera muri twebwe. Ngo kuko twemeje yuko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Ese abantu barakura he kubaho ku bwa Kristo? Barabikura mu rukundo rwe banyweye, basogongeye, rwabatsembyemo, bambaye, rwabahindukiye ubuzima. Ibi bintu bitandukanye no kuba umuntu barizwa mu idini runaka. Ibi bintu bitandukanye na titre runaka baduha abapasiteri cyangwa abaevangeliste n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi bintu bitandukanye n'ibintu wakire kuko wasanze iwanyu basenga. Aho guhishurirwa Kristo n'urukundo rutangaje yagukunze n'imbabazi nyinshi yakugiriye, nkuko ugiye guhura n'inshuti yawe nta bintu bikuvuna bihari, biba bitemba. Ukuri urukundo turuhishurirwa ruratwuzura, noneho cya kindi arimo dusaba cyuko yabona abantu babaho kubwe kigahinduka igishoboka. Imana ishimwe cyane. Iyo ugiye kureba inshuti yawe nta muntu kwinginga ngo ihangane ujye kuyireba. Iyo ugiye kumuha gift ufite ubushobozi n'amafaranga nta muntu urinda kubikwingingira ngo ihangane ngo ushakishe ukuntu wabona gift, kuko umukunda biragera gute? Biratemba. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana nanone kuri iyi mirongo akavuga ngo ko ku rukundo rwa Kristo nirwo rubiduhatira.
twemera ko uwapfiriye abantu bose ari umwe, bityo rero bose bakaba barapfuye. Ikindi, yapfiriye bose kugira ngo abakiriho be gukomeza kubaho bishimisha, ahubwo babeho bashimisha Kristo wabapfiriye maze akazuka. Nshuti z'Imana, ko abantu badakirizwa rimwe, abantu ntibubahira Imana rimwe, cyangwa se ntibabe kuri level zimwe zo kubaha Imana, ugasanga umwe arimo aritoza kuyubaha ashyizemo akete, undi ni buke buke, ko batagerereyo rimwe. Ese turaza kubona umuntu uri buhatwe n'urukundo rwa Kristo kurekeraho kuba umugore uriho kubwe, cyangwa kurekeraho kuba umugabo uriho kubwe, ahubwo urwo rushako akarubamo nk'urubereyemo Kristo? Ese abo bantu baboneka cyangwa nibi? Haleluya, mbonye unsubiza hariya ngo baboneka. Imana ishimwe cyane. Cyangwa n'ibintu bya kera bitajyane n'iki gihe dukurikije ubuhemu buhari? Ibi bintu byakunda? Byakunda? Amen. Muri Bibiliya yitwa NLT, Icyongereza cyanjye cy'igitangaza, kangerageze kugisoma, haravuga ngo he died for everyone so that those who receive his new life, abakiriwe ubuzima bushya, will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. Hari umuntu wakiriye ubuzima bushya muri Kristo Yesu? Niba twarabwakiriye, ibi bintu byashoboka ko tuba abantu bahagarariye Imana mu miryango y'iwacu. Atari ibyo, imiryango iratuzimana turahangaha. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Umuntu ashobora gutangira urugendo abantu bombi bakijijwe bubaha Imana. Ese mujya mubona abantu basubiye inyuma bahoze bubaha Imana bagasubira inyuma? Harabo mujya mubona? None se tuvuge ko mwatangiye mwubaha Imana, nimugera hagati umwe agacogora uzajugunya? Abatangiye se nkanjye nakubaha Imana namba guhari, wagira umugisha ugakizwa, uzajugunya? Oya, hari ubuzima bushya bwa Kristo twakiriye buduhesha imbaraga zo kubaho kubwe. Ukavuga ngo Yesu ndi hano, ubwo ndi hano imbaraga zawe zizanyuzura, nge nawe ibintu tuzabizura. Mana ishimwe cyane, tuzakira ibyiringiro bizima kandi turaguhagarariye hano hantu. Amen. Ninde rero wakomeza gukunda, wakomeza kubabarira umugore we cyangwa umugabo we, wakomeza gukunda no kubabarira umubyeyi we, wakomeza gukunda no kubabarira umwana we, nyamara abo bantu aribo Satani aciyemo ngo bamushengure umutima? Ninde uri buboneke muri ibi bihe birushaho kwegera ibihe bya nyuma, uri bukomeze gukunda, uri bukomeze kubabarira umugore, umugabo, umubyeyi, umwana, umuvandimwe, kandi ari we Satani yaciyemo kugira ngo wa mutima ushenjagurike, tugere kuri ya miryango ishenjaguritse? Uyu muntu arava hehe? Uyu muntu arakura hehe imbaraga? Uyu muntu arabishobora gute? Ni umuntu wenyine wakiriye urukundo rwa Kristo rukaba rumuhatiye kuberaho Kristo. Kubera iki? Muribuka ko Yesu nta muntu ashaka gutakaza. Uyu muntu ari bubishobozwe nuko yakiriye urukundo rw'Imana, hanyuma akabahagarariye Imana muri uwo muryango, agaharanira ko abo bantu yahawe yashyizwe iruhande rwe, yaba umugore we, yaba umugabo we, yaba umwana we, yaba umubyeyi, agaharanira kutabatakaza, nawe agamije ko yabahuza na Yesu. Mana ishimwe cyane. Agamije se kurinda no kurwanirira umugambi w'Imana ku muryango. Nta kintu na kimwe kibaho kitagira abantu bakirwanirira, ntacyo. Cyatakara kikazima bikarangira. Ubutumwa bwiza dufite uyu munsi, impamvu tubufite, hari abantu bagendanye na Kristo, baba bigishwa ba Kristo, baba intumwa za Yesu, bakajya babica babahora ibyo, ariko bagakomeza bakabivuga kugera mu rupfu. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza tukibufite. Umuryango mu ishusho y'Imana, nitutabona abagore n'abagabo bemera kuba muri Kristo neza, bakabaho ku bwa Kristo, umuryango mu ishusho y'Imana uzasigara ari akantu wumva hirya iriya kamwe n'akandi kamwe, abandi dusigare mu nsengero ariko tubaho nk'uko n'abandi bantu bose babaho. Imana itugirira ubuntu, igushoboze nanjye inshoboze. Uyu muntu rero aho bigoranira nuko bimusaba kurenga urukundo rusanzwe. Buriya gukunda umuntu umeze neza twese biratworohera. Hari abantu baba bakunditse batavunanye, kwicarana nabo biraryoha, kugendana nabo biraryoha kuko batunganyemo ukuntu. Ariko ibintu byo gukunda umuntu udakunditse, ibyo bibonwa kwa Yesu wenyine. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo rero umuntu akunde umuntu udakunditse, nuko yemera icyo Yesu ahora asaba abigishwa be, cyitwa gupfa kuri self.
umuntu utakiriho kubwe. Urimo urambwira ariko se ayo mahamba ubwo urayavuga kugeza ryari? Aya mahamba rero ni wo muti cyane w'urugo rushenjaguritse, cyane w'umuryango ushenjaguritse. Iyo umuryango udashenjaguritse ibi bintu nk'ibi ntabwo biba bikenewe cyane, ariko umuryango ushenjaguritse uraza kuzuka ko hari umuntu wemeye kuberaho Kristo, kandi kuberaho Kristo nuko ibyanjye bipfa hanyuma ibya Kristo bikanyuzura. Niko biteye, nuko bishoye. Imana ishimwe cyane. Ugamije kurinda umugambi w'Imana ku muryango, umenye neza ko urwo rugo naho hantu uri utahari kubw'impanuka, ahubwo ko hari Imana yakorana nawe, Imana ikabona abantu bo muri uwo muryango. Bitabaye ibyo, abo bantu tubasize mu maboko y'uwarwanyije umuryango kuva kera, ari we Satani. Iki kiguzi nubwo gikomeye kirashoboka kubera ko Kristo agikorera muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Kirakenewe rwose kugira ngo umuntu acungure umuryango. Reka njye ku murongo ugoye kuwumva, nako ntabwo ugoye kuwumva, ahubwo ugoye kuwuviva. Ishyirwa mu bikorwa ryawo riragoye. Natinze kuwumenya, ariko ntekereza ko niyo nkumenya kare ntacyo nari kumaza, kuko nari kumva bitabaho. Twagiye mu Bikorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 29 n'uwa 31. Ndimo navugana n'umuntu ubizi neza ko ari we mu agent w'Imana muri uwo muryango, ari intumwa y'Imana muri uwo muryango, ari igikoresha Imana icamo kugira ngo igere muri uwo muryango. Abikorinto ba mbere igice cya 7 29 kugeza kuri 31. Ngo ariko bene data, ibi nibyo mvuga, yuko igihe kigabanutse. Ibi bintu uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite. Ntabwo ariko Bibiliya zagize ivuga. Bafite abagore bamere nk'abatabafite, nimba se bamere bati. Ngo kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenza urugero, kuko ishusho y'iyi si ishira. Mwuka Wera adushoboze kubyumva. Ariko bene data, ibi nibyo mvuga, yuko igihe kigabanutse, uhereye none abafite abagore cyangwa se abafite abagabo bamere nk'abatabafite. Ibi ntago bivuga ngo babeho nk'aho bapfakaye cyangwa baba ari ibyigenge bameze nk'aho nta gihango barimo, oya. Ahubwo bagiye kureka kubaho ku bwabo, babeho ku bwa Yesu. Uyu murongo abari muri Kristo Yesu nitutawushyikira, ingo ziri bubeho n'ingo z'umugore n'umugabo babigishwa ba Yesu beza, bameze neza, bakomeje urwo rugendo, nizo zonyine ziri burokoke. Ariko urugo rurimo umwigisha wa Yesu umwe, aba ari umugabo cyangwa se aba ari umugore wiyemeje kumvira Imana, nitutagera aha hantu izo ngo ntago ziri bubeho. Kuko ntushobora gukomeza gukunda umuntu ukubabaza, ntushobora kubona imbaraga zo gukomeza kubabarira umuntu ukubabaza, ntazo wabona utazikuye hariya. Kwemera gupfa kuri wowe ukakira urukundo rw'Imana rwuzuye, kugira ngo ubashe gukunda uwo mwashakanye, urukundo rudashingiye kuri kondisiyo runaka. Ibyo ari byo byose hari umuntu unyumva shaka bumwe cyangwa babiri, Imana ishimwe ko hari. Ahantu tutahagera imiryango myinshi iraza kunanirwa. Nyamara Imana yakugiriye imbabazi ikaguha agakiza, cyangwa ikaba irimo kukaguha none ahangaha, cyangwa ikaba irimo kuguha ibyiringiro muri Yesu. Yari ifite icyizere 100% kubwo ikubonye igiye gukiza wowe n'umuryango wawe n'abazagukomokaho. Ariko ubu twarakijijwe, twongera dutanga umurage utari wo koko. Twarakijijwe. Mu bintu bimwe ibyiringiro byo kuvuga ubutumwa bwiza, ndavuga ko singiye ko Imana yambonye. Ubu njyewe Imana yankuye ngero rutanze ko yambonye ikampa agakiza, koko ngakizwa. Izananirwa se kanaka, izananirwa se undi wo munsi yanjye? Kuko rero Imana yarakubonye, igufitemo ibyiringiro by'igitangaza, nshuti y'Imana. Ariko nutabihagararamo ngo wakire ibyiringiro bizima muri Kristo Yesu, wemere gusingira rero rukundo rwa Yesu, nuko urwo rwuzaruvamo cyangwa se uzarubamo nabi, ntuzahereza ibyiza abagukurikiraho. Buriya hari ibintu dusenya bikaba bisenyutse, hakaba ibintu tureka bigakomeza, tukaba dutanze umurage mubi. None si ibyo bintu bitaboneka mu bari muri Kristo Yesu, biraza kuboneka hehe? Imana irakwizeye, ntuyitenguhe. Iyo tuvuze ngo abubatse, abafite abagore cyangwa abagabo ngo bamere nk'abatabafite, ni ukukubwira ngo
wita Kristo kubera umugabo, wita Kristo kubera umugore, ahubwo gambirira ko uzahagarara Imana aho hantu kugeza igihe uwo muntu mupfumbatanye uzamuhereza Yesu. Haleluya. Njya nibwira ngo ubu tuzakizwe, hanyuma mu ijuru no mwirimbukiro umwe azaca undi azaca, umuntu umwe arapfumbatanye imyaka 30 50 40 ingahe, biragatsindwa n'Uwiteka. Hagararira Imana, Imana izaguha ubuntu, izaguha imbaraga, uzane impinduka aho uri, uzane n'impinduka mu rubyaro rukurikira. Buri kintu cyose tuviva kigira message. Iriya mibare twabonaga yabatandukanye ibifite message ku muntu wenda utarimo gushaka Imana nko kuri muyishaka. Iyo umuturanye asenye, iyo mubyara wawe asenye, iyo umutanta asenye, iyo umumama asenye, burya bitanga message. N'undi muntu ufite ibyo arimo arwana nabyo bitari byakomera ahita avuga ngo nakana kase ko yagize gute, na hariya se ko byanze, bigahinduka ibintu byoroshye. Nshuti z'Imana, abari muri Kristo Yesu, data aradukeneye ngo natwe duhise message ko burya bishoboka ko urukundo rw'Imana rwatugeramo, n'ukuri tugahinduka abagabo bahagaze mu ishusho y'Imana, tugahinduka abagore bameze nk'uko Imana ishaka. Umugambi w'Imana ku muryango ntuzime, cyamukemera kuba uwo muntu. Bitabaye ibi ngibi imiryango myinshi izananirwa rwose. Reka nje mu kandi gakurikiyeho. Are there some practical steps zo gusana iyi miryango ivunaguritse, ishenjaguritse, iri dysfunctional? Ese hari ntambwe twatera zisa nk'izifatika, ibintu byoroheje dushyigikiwe n'Imana twashyira mu bikorwa? Yego, twabigerageza. Ariko izi ntambwe nazo ntizishobora kugerwaho zidashingiye kuri biriya tumaze kuvuga, ko nzahinduka cano Imana icisha mu rukundo rwayo mu muryango wanjye, kuzahinduka igikoresho Imana icisha mu imbaraga zayo mu gukiza umuryango wawe. Mbese ukavuga ngo ndi hano mwami, bari njye utuma ku muryango wanjye. Turabisoma Yesaya bivuga ngo ijwi ry'Imana ririmo rivuga ngo ndatuma ninde watugendera. Ndahamya ko muri kino gihugu cy'u Rwanda tubona rwose ko imiryango
ndangiza, shaka ubufasha niba urugo rwawe rurimo guca mu bihe bikomeye. Shaka ubufasha, wirwihorera, kuko nta rugo rusenyuka mu ijoro rimwe, nkuko nta rwubakika mu ijoro rimwe, ariko bigenda buke buke. Shaka ubufasha amazi atararenga inkombe. Shaka umuntu wubaha Imana kandi umuntu uha agaciro umuryango. Hari abantu nabonye bashobora kuvuga ko bubaha Imana cyangwa bafite ibintu byinshi bashobora kwigisha Bibiliya mu rundi ruhande, ariko ugasanga ntibahaye agaciro umuryango. Shaka abantu bubaha Imana, abantu bahaye agaciro umuryango, kandi abantu babakunda mwembi, hanyuma bagufashe muri urwo rugendo. Ikindi twakwibwira nk'Abanyarwanda, wibigira ubwiru ngo abantu bazavuga iki. Nagira ngo ko nta kibazo ufite ko byamubaho, ntago abagitekereza neza. Abari mu gihe cya crise, abari mu gihe nafata ibyemezo ari bufata ibyemezo bibi. Nyamara hashobora kuza imvura nyinshi y'umuraba ariko ejo ikazahita. Iyo abonye umuntu bagendana muri urwo rugendo, bijya bikunda imvura igahita, umuvu ukagenda utamuhitanye. Ariko iyo adafite umuntu bagendana, ashobora guhitanwa n'umuvu, umuryango ugasenyuka rwose. Imana ishimwe. Bari bibaje nanone ngo uruhare rw'itorero cyangwa ry'umuryango, ariko ni nk'ibi ngibi turimo, ni ibi biganiro bikwiriye. Imana ibahe umugisha. Reka ngarukire aho ngaho. Reka dukomeza gahunda akantu kamwe. Bwira Imana ko wifuza kuba uwo muntu uhagarariye Imana mu muryango. Urugo rwawe rumeze neza, Imana nishimwe. Rwamera neza kurushaho. Ese ntago rumeze neza, mutima wawe urababaye cyangwa urababajwe, ariko impamvu uri hano nuko ufite ibyiringiro mu Mana. Imana yazana itangiro rishya. Imana iragukeneye. Imana iradukeneye. Turi ibyiringiro by'umuryango mu isi, umuryango umeze nk'uko Imana ishaka. Hari imico tujya tugira mu bihugu byacu ikaba myiza, hari imico tubona mu Kinyarwanda tukabona ni myiza, ariko ntibihagije gutambuka izi challenge. Ibi biduhinyuza birimo biza by'igihe cyanyuma, ariko Kristo muri twe byakunda umuryango ukubakika. Bwira Imana kutari bubire kure, bwira Imana kuri bwakire ubuntu bwayo n'imbaraga zayo, urukundo rwayo rugatemba muri wowe. Data, turagushimye, turimo turavuga ko hari ibyiringiro mu miryango irimo guca mu bihe bikomeye, imiryango ishenjaguritse, imiryango imenetse. Yego, ibyiringiro birahari kuko uhari. Uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Tanga kubabarira mu mutima wababajwe, tanga guhindukira no kwihana mu mutima wahemutse. Tugarukeho Umwami w'abami. Imiryango itari ikiryohewe, hatarimo uburyohe bwuzuye, reka haguruka abagore, haguruka abagabo bakwemera gukoreshwa nawe kugira ngo uburyohe n'umunezero by'ukuri bigaruke mu miryango yacu, maze turaga abana bacu ibyiza. Toza abasore n'inkumi Mwami kuba abantu wuzuwe n'ibyawe, kugira ngo bahinduke abantu washyingira, maze Mwami baguhagararire, ibyiringiro bizima byongere bigaruke mu miryango. Tukweretse amakesi yitwa ko aradashoboka, imbere yawe byose birashoboka. Uri Imana izura, uri Imana ikiza imvune z'umutima. Ngaho twiyereke, reka kubaho kwawe kuzura umutima wa buri muntu. Mu izina rya Yesu dusenze, amen.